tugiye kuganira ijambo ry'Imana ritari buze gutwara umwanya muremure cyane kuko nkunze kubibabwira twarize kandi na n'ubu turakiga kandi dufite n'uburyo bwinshi bwo kumva ijambo ry'Imana haba mu ndirimbo, haba kuri za Facebook riba ririho, haba kuri internet, kuri YouTube haba hari ijambo ry'Imana. Tekinoloji ni nziza, nkunda kubivuga siritubwira urubyiruko. Tekinoloji ni nziza, ushobora kuyikoresha ibintu byose bibaho byiza, ariko ushobora no kuyikoresha nabi. Donc uburyo wowe ushaka kwigufashamo ni kwigufasha. Ishobora kukurindagiza ugatakaza ubumuntu kubera tekinoloji, kubera ibyo ubamo, ariko hariho n'ibintu byiza bishobora gufasha umuntu. Niyo mpamvu rero Imana dushyiriyeho ubwo buryo kugira ngo tubinyureho nabyo dushaka kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana, kuko nta yindi miso Yesu yadusigiye niyo kwamamaza ubwami bw'Imana, tubwira abantu ngo nimwihane ubwami bw'Imana burihe, buri hafi. Amen. Nta yindi misiyo ufite, niyo gutangaza ko ubwami bw'Imana bugize ute, buri hafi. Nimwihane, Yesu araje. Ntabwo ndi kure cyane y'intego rivuga ku by'ubwami bw'Imana, cyangwa se ni inyigisho muri ino minsi abantu benshi batamenyereye, zitakigezweho. Nimwumva mu binyamakuru bitandukanye, nimwumva mu nsengero zitandukanye, muzumva ko zitakigezweho cyane ibintu byo kubwira abantu ngo nimwihane, ngo Yesu araje, ngo tuzajya mu ijuru. Mbese ntabwo abantu bagikumbura kujya mu ijuru, kandi nyamara ndagira mbabwire ko nta kindi kiturindiriye nk'abakristo. Amahirwe dufite yo kuba abakristo, kuba twakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu, ni ukugira ngo tuzajye mu ijuru. Amen. Ni ukuri, reka mbabwize ukuri, tutazajyayo ntacyo twazaba twararuhiye ubusa. Ariko impamvu impamvu uza gushaka ijambo ry'Imana kugira ngo rikomeze rigukuze, ni ukugira ngo uzagire ute, uzajye mu ijuru. Donc nicyo kintu cyonyine gusa, niyo ntego yonyine gusa imwe. Twese abakristo ku isi yose dufite intego imwe. Abakristo ku isi yose dufite intego imwe, niyo kuzajya he, niyo kuzajya mu ijuru. Ntabwo rero turi buze cyane kujya kure nyine y'iyo ntego nari mbabwiye, iyo ubwami bw'Imana cyangwa se kuzajya mu ijuru. Ni iki dusabwa kugira ngo tuzajye mu ijuru? Ese ijuru ni iki? Reka twifashishe ijambo ry'Imana mu Baroma, riri mu Baroma ibice 8 umurongo wa 18. Haravuga ngo mbonye yuko imibabaro y'iki gihe idakwiye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa, kuko ndetse n'ibyaremwe byose bitegerezanya amatsiko guhishurwa kw'abana b'Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Uyu ni Pawulo wavuze aya magambo, kandi impamvu Pawulo yavuze aya magambo, yakoze icyo bita comparaison. Pawulo yabayeho ari umuntu urenganya, donc urenganyiriza abantu ubutumwa bwiza. Yabayeho ari umuntu, yari umucamanza, yari afite diplome ikomeye muri droit, yari umunyamategeko, ariko noneho ari we ushinzwe gucira abakristo imanza, agacira abantu b'Imana imanza. Aho yumvisha bari gusenga agashishimura urwandiko avuga ko abo bantu bakwiye kwicwa, itegeko ryavaga kuri we, abantu bakicwa. Ariko umunsi umwe ngo ari kujya ahantu bita i Damasiko, ngo aza guhura n'umugabo witwa Yesu, ngo aramutungura, ngo ari kugenda ari mu nzira, ngo yikubita hasi yubamye, ngo ubundi yumva ijwi rimuhamagara ngo Sawuli, Sawuli. Icyo gihe yitwaga Sawuli, uretse ko Imana iyo umuntu amaze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza we, imuhindurira amateka. Mu bintu Yesu ahindura, ajya ahindura n'izina. Amen. Niba witwaga Rubebe ugahinduka umunyamugisha, niba witwaga wa wundi umuntu abantu batinya, ariko iyo wiyatuyeho amaraso ya Kristo, ikimenyetso cy'amaraso ye kikakugaragaraho, uwo mwanya amateka yawe arahinduka, n'izina rye rirahinduka. Pawulo ngo Sawuli ngo amaze guhura na Kristo, yumvisha amuhamagara amubwira ngo urandenganyiriza iki? Na santima nyinshi cyane, kuko yahise ajya muri mudu
ubundi ntabwo wabonekerwa na Yesu ngo ukomeze umere uko wari uri, urahinduka. Iyo umuntu ahuye na Yesu, ikintu cya mbere kimubaho, arahinduka. Amen. Niba utarahinduka ukaba ugihoze mu bya kera, ntabwo urahura na Yesu. Kuko ikimenyetso kigaragaza ko wahuye na Yesu ni uko uhinduka. Ikimenyetso cya kabiri, urahindukira. Noneho ikimenyetso cya gatatu, wowe ubwawe uba igikoresho cyo guhindura abandi. Ubwo ni ukuvuga ngo ni hinduka, hindukira, hindura. Ibyo hinduka, hindukira, hindura gakondo, cyangwa se hindura amahanga, hindura aho utuye. Icyo ni ikintu kigaragaza ko Yesu ari muri wowe. Ariko impamvu nashatse kwintroduce gatoya kuri Pawulo, ni ukuri ijambo aha yavuze ngo noneho mbonye yuko imibabaro y'iki gihe Imana n'ubundi yari imaze kongera kumukora ku maso, ahishuriwe ubwiza tuzahishurirwa. Amen. Noneho Pawulo akimara guhinduka no guhindukira, yatangiye nawe guhindura amahanga, aba ikimenyetso kigirirwaho impaka. Ni gute umuntu w'umunyabwenge, umuntu wize, umuntu wari usanzwe uri umucamanza twese dutinya twubaha, ni gute agiye mwabiriya bintu by'ubujiji? Kuko ijambo ry'umusaraba ngo kubarimbuka n'iki? Ni urupfu. Ariko kuri twebwe tuzi umumaro wabyo ni ubugingo. Noneho ngo Pawulo, Imana imaze kumuhindurira izina, imubwiye ngo ntabwo uzongera kuba Sawuli, kuva none uba nkwise Pawulo. Ibi bintu turi kuvuga, ibi bintu by'ubutumwa bwiza, ntimubone twebwe tubivuga ku mugaragaro twidegembya nta kibazo, dushobora guteranya abantu tukababwira ijambo ry'Imana. Hari abandi babizize, hari abandi babikubitiwe, hari abandi hari abantu bakerejwe inkero kubera ubu butumwa bwiza, hari abantu batewe amacumu, hari abantu bakubiswe amabuye bari kuzira iki kintu bita ubutumwa bwiza. Niyo mpamvu ngira ngo muri aka gahe twebwe dufite umudendezo, aka gahe dufite agahenge ko kuba twavuga ubutumwa. Profita ubwire abantu ko Yesu agiye kugaruka. Noneho Pawulo arababazwa cyane. Murabizi rimwe na rimwe yagiye ajya mu nzu y'imbohe, rimwe na rimwe bagiye bamuhamagaza mu nkiko zikomeye kugira ngo yiregure, yisobanure. Rimwe yaranabizize, byarangiye yapfuye azira ubutumwa bwiza. Byarangiye yahuye n'imibabaro ikomeye, ndetse murabizi ko hari naho yageze kubera guha ubuzima bwe umwami Yesu. Murabizi ko hari aho yageze aravuga ngo ubu mundeba, iby'isi byahindutse nk'amase imbere yanjye, ndetse ngo byahindutse nk'ibibambe, ngo kandi nabyo iyo bimbonye ngo bimbona nk'ubambe. No Pawulo amaze kureba ubwiza tuzahishurirwa, amaze no kureba imibabaro yose anyuzemo, nibwo yanditira ijambo, aryandikira Abaroma, aravuga ngo nubwo mwanyura mu mibabaro, nubwo mwababazwa, icyababaho cyose, ariko ndagira ngo mbatangarize, arababwira ngo none uyu munsi ndashaka kubabwira ko mbonye neza yuko imibabaro yose y'iki gihe, ibyo twageragezwa byose, ngo bidashobora kugeranwa n'ubwiza tuzahishurira. Amen. Hari abantu bigeze baduha ubuhamya, abapasiteri bagiye muri Amerika, noneho ngo bahageze bareba imiturirwa yo muri Amerika, ngo bari bagiye New York muri misiyo, ngo bareba ya miturirwa yose yaho, bareba ukuntu umujyi wa New York umeze neza, barabyitegereza, barangije baravuga ngo wazura Yohana, ngo igihe yerekwaga ngo mbonye ijuru rishya n'isi nshya, ngo yahita avuga ati dore rya juru, dore wa murwa nabonye, nguyu uri New York. Noneho ngo babivuga ariko do passage, noneho baragaruka ngo bajya gusengera ku muhanuzi witwaga Mariyamu, wari ukomeye cyane i Murenge muri Kongo, abenshi muzi amateka ye. Noneho ngo bahageze akibabona, ngo arababwira, arikurira amarira menshi cyane, ngo amarira menshi cyane, arababwira ngo
Imana irababaye, ngo Imana ifite agahinda ku bwanyu. Kandi bari bazi ko ari abantu b'abanyamwuka, abantu bakomeye. Urumva abantu bashobora guhaguruka bakajya kuvuga ubutumwa hariya hantu, ntabwo ari abantu baba boroshye mu by'iyi nzira cyangwa se mu by'ivugabutumwa. Noneho ngo nimwihane. Noneho ahita ababwira ngo mwakoze icyaha gikomeye cyane, gushaka kugereranya ijuru ryanjye ryiza, ngo ndetse ngo yabahaye urugero, nibo babitubwiraga. Arababwira ngo mu ijuru haramutse hazaba kwizine cyangwa tuwarete. Duspose ko mu ijuru hashobora kuzaba nka kwizine cyangwa wenda tuwarete, ngo nta nubwo i New York ngo byibuze bayiporopoza kuba tuwarete yo mu ijuru. Niko yababwiye ati haramutse hazaba tuwarete, cyangwa duspose ko haza wenda mu ijuru hazaba puberi, ahantu bajugunya imyanda. ngo i New York ntabwo ushobora kuhatekereza nka puberi byibuze yo mu ijuru, nk'ahantu bazajya bajugunya imyanda. Ati ibyo ni ugukompara ibintu incomparable. Ngo umuntu wagerageje kubivugaho gato nabwo mu buryo ariko budasobanutse ni Pawulo, aho yavuze ngo iby'amaso atarareba n'iby'amatwi atarumva, ngo nibyo tubike mu bwami bw'Imana. Amen. Ngo i New York turahazi, umuntu ashobora kuhereba mu mafoto, ngo ariko nta muntu n'umwe ushobora kwimagina ngo atekereze ubwiza bw'ijuru, kuko ibintu amaso yacu atigeze areba n'iby'amatwi yacu atarumva, ibyo nibyo tuzahishurira. Hari abantu bajya bashaka gukora rimwe na rimwe, ariko nyine ni analize zacu nk'abantu, kuko ntaho byanditse mu ijambo ry'Imana. Ukumva abantu bari kuvugana ngo mu ijuru ngo hari ibintu bizadutangaza, ngo wowe ubwawe ngo bizagutangaza kwibonayo. Ngo kandi ngo bizanagutangaza kubonayo umuntu wakekaga ko atajyayo. Kubona wa muntu wari uzi wenda w'umupagani w'umunyabyaha ukomeye cyane, ugasanga nawe aririmo. Naho icya gatatu ngo mu bintu bizatangaza cyane ari nacyo gikomeye, ngo ni ukuzagerayo ngo ukaburayo wa wundi wakekaga ko ari we warijyamo. Ngo ibyo bintu bizagira ute? Bizadutangaza. Kwibonayo, kubona uwo utakekaga ko yarijyamo, no kubona uwo wakekaga umva uriya muntu ni uw'ijuru rwose arabikwiye Mana. Ngo ibyo bintu bizagutangaza nugerayo ukamubura. Ngo bizanagutangaza kubonayo wa wundi utakekaga ko yajyamo, kuko Imana ni iki? Ni inyembabazi. None se nitujyayo ntituzahura na cya gisambo cyabambanywe na Kristo? Ariko guza umuntu bakatiye urubanza rwo gupfa bakamumanika ku musaraba, akabona chance à la dernière minute, Yesu akamubwira ngo humura mwana wanjye, mu mwanya turaba turi kumwe nawe muri paradizo. None se isi ntiyari yamukatiye urwo gupfa, ariko kubera imbabazi z'Imana iyo ugize amahirwe ugahura n'umugabo witwa Yesu, kubera imbabazi ze uraritaha. Haleluya. Hari abandi benshi tutazi, tujya ducira imanza wenda, kandi guca imanza ni bibi n'icyaha. Hari abandi benshi tutazi amaherezo yabo, niba baragiriwe imbabazi n'iki gisambo à la dernière minute, abo bazarijyamo. Hari n'abandi bacumuye à la dernière minute ku munota wa nyuma. None se ngo ntari umuntu wavuye gusenga, uretse ko nabyo banza ari agatekerezo ko ntabyo nahagazeho, ngo avuye gusenga ngo afite Bibiliya yagera mu nzira ngo umuntu akamutuka, akamubwira tumva rero iby'agakiza reka mbe mbivuyemo, reka mbe ndambitse Bibiliya hasi n'ikote ndirambike hasi, mbanze nkwereke ukuntu abagesera duteye, mbanze nguhombore sha iby'Imana ndaba mbisubiramo mu mwanya. Wakimuca ku rushyi rwa mbere, imodoka ikabiturutse hariya irakubise iranuye. None se wonera avuye gusenga wenda naririmba ati tuzajya mu ijuru kureba bariyo, ariko mu imodoka ibiramwanuye. Eso ubwo nubwo atari njye uritanga, ariko se twanarije ubwo yararitashye. Gusa iby'ijuru ni ubwiru bw'Imana, ariko kandi riturimo tugomba kwizera. Amen. Ngo kwizera ni ukumenya rwose udashidikanya kw'ibyo utarebesha amaso. Ijuru se hari urizi, hari uwari waribonesha amaso. Ariko twizeye ko tuzagira ute? Tuzajya mu ijuru. Haleluya. Nta n'icyo twaba twararuhiye tutazarijyamo. Nicyo nababwiye. Tugomba guharanira tukazajya he? Tukazajya mu ijuru. Kandi kondisiyo yo kurijyamo turazizi. Icya mbere abanduye imitima.
bose ntibazarikandagira. Ni ukuri ijuru ni iry'intwarane, ni iry'abantu bakora ibitunganye. Ntabwo abanduye imitima bazagira ute, bazabira. Kuko ubwami bw'Imana ngo ntabwo ari ubw'amagambo, si ugupfa kuvuga gusa ngo tuzaritaha. Oya, ni ukwihanganira imibabaro uhurira nayo mu nzira. Mukristo ngo ari kugenda mu rurembo Siyoni, kuko urugendo rw'umukristo cyangwa se kiriya gitabo cy'umukristo kigaragaza urugendo rwacu kuva umuntu agifata umwanya, kuva umuntu agifata intambwe ya mbere yo kuvuga ngo ninjiye muri Kristo Yesu, ubu ngubu ntangiye urugendo rujya mu ijuru. Ni donc bashatse gushushanya neza urugendo umuntu akora ari kuzagera ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe bwa gikristo. Mukristo rongo akicomoka neza mu mudugudu bita Rimbukiro, kuko yari amaze guhura n'umuvugabutumwa abubwiye ati uyu mudugudu urimo uhunge kuko uzashya. Ariyo y'isi ya none twirirwa tubwira abantu ati nyamara isi izashira, abantu bagatera agati mu ryinyo ntibashake kumva. No mukristo we yagira amahirwe arabyumva ati ubwo amenye neza ko uyu mudugudu uzashya, nubwo umugore wanjye atabyitayeho, abana banjye bakaba batabyitayeho, ngahora mbabwira ko uyu mudugudu uzashya, bakaba batabyitayeho, bakaba badashaka kunkurikira, njyewe ndagiye ndahunze, mvuye muri uyu mudugudu. Icyo gihe ni cya gihe umuntu afata akandagiza intambwe ye, avuga ati Yesu nguhaye ubuzima bwanjye. Uwo mwanya abahise atangira iki? Abatangiye urugendo rwo guhunga uyu mudugudu mubi uzashya. None ngo mukristo akubitana n'umugabo witwa Nyamugirya Nini. Abakubitanye baramubwira ati, atangira kumutekereza ati none se urabizi uyu mudugudu uzashya, nahuye namubwiriza butumwa kandi ururembo tujyamo ni ururembo rwiza, ni umurwa w'amahoro, ati abantu baho bagwa neza, ati atangira kumubwira amateka y'ijuru, aturabona ati hari igihe uku nguku ubona abana b'abantu batinya intare, ati uwo mudugudu intare hari igihe izajya ikina n'umwana w'intama, ati uwo mudugudu ntabwo tuzongera gutinya inzoka, ntituzongera kugira inzara, ntituzongera gusonza, ntituzongera guhangayika. Ngo Nyamugirya Nini arabyumva, abyumvisha aravuga ati rero ntabwo hantangata, ahubwo uri kugenda gahoro, twihute ibintu byawe byo kuzarira muri iyi nzira duhanga amaso muri uriya mudugudu uzashya. Reka ati ibyo bintu ukomeze ubimbwire. Ngo arakomeza aramubwira uko aragenda, atari kuri kugenda gahoro, twihute. Umuntu rero uzayoba yihuta kubi. Ngo baragenda ariko nubwo turi kugenda mu iyi nzira tuzahuriramo n'ibibazo, tuzahura n'ingorane, dushobora kuzasonza, dushobora kuzakubitwa, dushobora kuzahura n'ibibazo. Nyamugirya Nini ati n'ibyo se n'ibyo birimo, narinzi ko inzira turi kugendamo ari inzira ni rixe, ni ubuzima bwa rixe kuzageza tugeze mwa ruriya rurembo, kumbi harimo iyo mibabaro yose. Noneho amubwira amagambo amubwira ati ariko nubwo twahura n'ibibazo, nubwo twakubitwa, nubwo inzara yaturya humura, ibyago byose tuzahura nabyo muri iyi nzira ntabwo bishobora kugereranywa n'ubwiza buri muri uwo murwa turi kujyamo. Ati niba ari ibyo tugenda, ahubwo uri kwantimbiye, twihute. Ngo baragenda rero, bakigenda ngo uwo mwanya bagwa mu isayo bita isayo gahinda gasaze. Agahinda gasaze ni depression, ni ka gahinda gasaze. Noneho bakagezemo ngo Nyamugirya Nini, kandi ba Nyamugirya Nini babaho. Noneho bakagezemo, bageze mu iyo sayo, Nyamugirya Nini atangira kurakarira mukristo. Ni ukuntu washyushyaga ngo urwo rurembo turi kujyamo ngo ni rwiza, ngo ni umurwa w'amahoro, ni ibi ngibi tugomba guhura nabyo. Ngo mukristo yisayura akomeza, Nyamugirya Nini yisayura asubira mu mudugudu wa Rimbukiro, asubira muri iyi si. Hari abantu bakubitikira muri iyi nzira, kuko ubuzima bwo kujya mu ijuru ntabwo ari ubuzima bw'umudendezo gusa. Cyakora Imana hari igihe ijya idushyiriraho utuzu ngo two kuruhukiramo, ngo abagenzi baruhukiramo.
ariko ubundi kiriya gitabo muzagishake, igitabo bita Umugenzi, igice cya mbere uhasohotse n'icya kabiri, muzagisome uzamenya aho ugeze. Iyo ugisomye umenya aho ugeze. Ase ndi muri gahinda gasaze, ngeze kwa Rukundo, ngeze ndi kumwe na Byiringiro, ese ndi mu gihome cy'ishidikanya Mana, ese hari ibintu Satani ari kunyereka ngo by'abantu yaciye igihanga kandi bari bakomeye mu iyi nzira, kuko hari ngo hari naho ugera Satani akajya kwereka ati ngo murakizwa, uriya se baramurutaga ati ntubone, ndetse namuciye igihanga ntureba aho kimanitse. Ba bantu nyine wari uzi ko bakomeye mu ibintu bakabivamo. Buriya bariya nabo bajya bashaka kuba intambamyi y'urugendo rujya mu ijuru. Iyo wari ukijijwe uri kuri nivo nziza ukagwa, hari abahagera babona igihanga cyaho kimanitse ati ntabwo nakizwaga kurenza uriya, nanjye ibi bintu bivuyemo. Hari ahantu umukristo ajya agera Satani akamwereka mwene abo bantu, ngo hari n'aho ajya agera akamwereka urwobo rurerure ngo rurimo abantu bari gutaka, kandi ngo bari abagenzi nkawe, akamubwira ati none se ati nawe ni ibi bikurindiriye, tirera ibyiza ushatse wakwisubirira, ushatse wasubira muri uriya mudugudu, ati nta amahoro, ati byaba bavuga ni ukubeshya, ahubwo iyi nzira akakwereka ibibazo gusa aho kukwereka ibisubizo. Ariko igisubizo ngiki, imibabaro yose twagirira muri iyi nzira ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Haleluya, haleluya. Ntabwo ishobora kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Mu ijuru tubikiwe ibintu byiza biruta zahabu. Daturusha agaciro amafaranga, urusha izahabu agaciro, urusha ubwiza ibyitwa byiza, nta n'uwagereranywa nawe. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. Seigneur, tu es plus précieux que l'eau. Seigneur, tu es plus beau que le diamant. Rien ne peut se comparer à toi. Alléluia. Amen, amen. Seigneur, tu es plus précieux que l'argent. N'amafaranga angana iki umuntu yaguha kugira ngo uzarate, kugira ngo utazaragwa ubwami bw'Imana? Ni buzima ki wabamo kugira ngo uzabura ubwami bw'Imana? Ni ngurane ki waha ubwami bw'Imana? Ni ngurane ki waha kuzajya mu ijuru? Umuntu umwe yaravuze ngo wampe iby'isi byose ngo bikaba ibyanjye, ngo akampa ubutunzi bwose, ngo ariko ntazampe ubwami bw'Imana, ngo yabyihorera ubundi nkazigera mu ijuru. Reba impamvu dukwiriye kuzajya mu ijuru, ni uko muri iyi si atari iwacu. Byanze bikunze iyora ubye iriya la destination. Wabyanga, wabyemera, wabishaka, utabishaka, wapfuka amatwi ngo utabyumva, wabyumva, hari destination. Twese turi abagenzi. Amen. Uko mutubona twese turi muri bisi, twese turi muri bisi imwe, twese turi mu bwato bumwe, twese turi muri bisi imwe iri kugenda, nubwo mutaruzi ko iri kugenda ariko iri kugenda. Buri wese azajya kugera kuri ariye bamubwira ati vamo bisi komeze, dukomeze tugende. Nanjye ningera kuri ariye yanjye ati we usigaye naha ngaha ntabwo urenga aha. Twese turi muri bisi, cyokora zare zacu ziratandukanye, mwari mubizi. Buri wese azagera kuri ariye bamubwira ati sohoka, abandi bakomeze urugendo. Kandi nta muntu n'umwe kuri iyi si udafite ariye, habe n'umwe, habe n'umwe. Haba ari abantu bize cyane, turabazi mu mateka bize, turabazi abafilozofe bakomeye tujya tuniga n'ibyabo byirwa bitumena umutwe tubyiga, kandi bo azare zabo barasohotse muri bisi bagaca. Byumvikane ngo impamvu ya mbere ituma dukwiriye gushaka no guhirimbanira kuzajya mu ijuru ni uko muri iyi si atari iwacu. Reka mbabwire ibanga, iyo umuntu ari umushyitsi
iyo umuntu ari iw'abandi ngo aba akwiye kwigengesera kugira ngo atahasiga amateka mabi. Mwari mubizi? Iyo umuntu ari iw'abandi aba akwiriye kuba maso, aba akwiriye kwitonda, aba akwiriye kwigengesera. Ireka nongera mbisubiremo, iyi si yacu tuzataha. Za destination nizo zitandukanye. Ubuzima bwiza uzabamo nyuma y'ubu buzima ubuterwa n'uburyo wabayeho ukiri muri ubu buzima. Iyi si umuntu adashobora kumaramo imyaka 200, kuki twakomeza kuyigundirizaho no kuyikunda no kuyishaka? Tuzataha. Mureke dukorere. Kandi umunyabwenge nguyu ngo nuhirimbanira gukorera ijuru nk'uwenda gutaha, uzarijyamo. Dukorere ijuru nk'abazapfa. Cyokora nabwo ngo dukomeze dukorere muri iyi si nk'abazayitindamo. Ariko nabwo mu by'ijuru, mu byo gushaka kujya mu ijuru, turikorere nk'abazataha ejo. Niko bimeze. Mbonye yuko imibabaro yose y'iki gihe idashobora kugereranywa n'ubwiza tuzahishura. Ariko reka mbabwire nabwo, duspose ko nta mibabaro ihari muri iyi nzira, nta mibabaro ihari. Donc imibabaro tuyerimene. Supposons qu'il n'y a pas les problèmes dans la voie d'aller au ciel. Supposons qu'il y a que les choses, que de bonnes choses, qu'il y aura la vie de luxe, qu'il y aura beaucoup de richesses, qu'on aura tout ce qu'on a besoin. Mais aussi, tu ne peux pas comparer ça. Même s'il n'y a pas de problème, mais tu ne peux pas aussi comparer. C'est incomparable aussi. C'est pas que des malheurs. C'est pas que des problèmes. Même des bonnes choses. C'est incomparable avec le ciel. Donc, ce qui est très important, c'est aller au ciel. Que d'avoir beaucoup de choses, que de devenir riche, que de vivre longtemps. Tout ça, c'est lié. Le très important, c'est aller au ciel. Là où Jésus, il prépare pour nous. Jésus est en train de préparer notre place. Il faut que aussi on se prépare pour aller dans notre place que Jésus il est en train de faire. Alléluia. Et nous aussi, il y a quelque chose. Il y a les prix qu'on doit payer. Jésus il a fait tout pour nous. Jésus il a payé son prix pour qu'on aille la vie et la vie éternelle. Mais il y a le prix aussi qu'on doit payer. On doit se préparer. Jésus, il vient à bientôt. Alléluia. C'est ça notre devoir. C'est ça notre mission. Tugiye gusenga Imana. Umuntu wese uba ufite ubwenge, Imana yamuremanye imitima ibiri. Imana yamuremanye ibintu bibiri bikomeye. Imana yaguhaye icyo bita conscience. Tu as la conscience. Tu as le choix. Tu es libre dans ton choix.
il y a toujours le cœur qui te montre ce que tu vas faire, c'est mauvais ou bien c'est bon. C'est toi, tu es libre de choisir. C'est toi à choisir. Donc, très important. Nous ugomba guhitamo. Ugomba kumenya ngo n'ibi bintu bibiri ni ikihe mpitamo. Tu es libre. Niyo mpamvu tuvugana nonaha umutima wawe warangije kukwereka niba uyu mwanya impanda ivuze niba wajya mu ijuru cyangwa utajyayo. Donc Dieu t'a déjà montré si aujourd'hui tu peux aller au ciel ou pas. Donc tu es en train de penser, est-ce que je peux y aller? Nubwo abantu bakwereka ko wajyayo, ese umutima uri kukubwira iki? Qu'est-ce que ton cœur il te demande? Qu'est-ce qu'il te dit? Qu'est-ce qu'il te parle? Est-ce que je peux y aller ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour qui peut m'empêcher d'aller au ciel? Ndagira ngo utangarize itangazo. J'ai une annonce pour toi. Dieu il est miséricordieux. Alléluia. Imana ni nyembabazi. Alléluia. Ntabwo ugipfuye. Ntabwo ukibuze kurijyamo. Ushobora kurijyamo kubera ko ugize amahirwe yo kubyumva amatwi yawe ukiri muzima. Kuko hari abandi badafite ubushobozi bwo kubyumva. Noneho itekerezeho muri uyu mwanya wumve mu mutima wawe niba warijyamo. Nusanga utarijyamo donc hari liste sinshobora kurijyamo kubera iki, kubera iki, kubera iki, kubera iki, ariko mfite kuvuga ijambo rimwe ibi byose byambuza kurijyamo bikaba effacé ubundi ngataha. Noneho nusanga uri muri iyo ka, nusanga hari ibintu biri kukurega mu mutima wawe byakubuza gutaha, uhaguruke. Twebwe nta kindi, umusanzu wacu n'umwe kandi n'umusanzu wawe ni uwo kwirwanaho, kuko nakubabwira ati buri wese tugeze mu gihe cyo kwirwariza, utagendeye mu kigare, utarebye mugenzi wawe. Donc uhaguruke ubundi dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo mwana twagiye mu isi cyane kwibagirwa ko tuzataha, ariko twongeye kubyumvisha amatwi yacu ko burya iyi sata ari iwacu. Tubabarire kandi uduhe n'imbaraga, kuko dushobozwa byose nawe uduhe imbaraga kugira ngo tutazabura iby'imirimo yacu, tutazabura ingaruno z'imirimo yacu. Niwumva ukeneye umusanzu, ukabumva ukeneye ko twagufasha kandi nawe wifasha, nanjye ndetse nifasha, kuko njye uri kubabwira ibi ntabwo njye ndi umutagatifu. Mutaza kuvuga ngo mawe uriya maweya ubwo ari kutubwira biriya we rata buriya wenda yarijyamo, rata n'umutagatifu nanjye cyangira nkawe. Nanjye ndi kubibabwira, nanjye nibwira nanjye ubu ndi kwirwariza. Nuko Imana yampaye yantije akakuka ikakiramo n'utu tugambo, ikantiza n'iyi mikrofoni ngo mbibabwire, ariko nanjye ubu ndi kubyibwira mu mutima wanjye. Nanjye mba mfite ibiri kundega byo kubwira Imana ngo mwana, nanjye nibutse ko iki kintu cyambuza kurijyamo, nanjye ndi kwirwariza penisonero. Utaza rero kuvuga ati mawe yuriya we buriya yarijyamo, ubwo ari kutubwira biriya ati buriya we ni umutagatifu. Nanjye si ndi umutagatifu, ibyo ndi kubibabwira, nanjye nibwira, nanjye nisenga ndisengera ku giti cyanjye, nawe wisengere ku giti cyawe. Cyokora ijambo ry'Imana ritubwira ko tugomba kwikorana imitwaro yacu. Rero reka duhaguruke tubwire Imana ngo mwami tumenye neza ko iyi sata ari iwacu tuzataha, dufashe kandi duhe imbaraga kugira ngo uzaduhe kuzagerayo amahoro. Imana ishimwe cyane. Muhaguruke dusenge Imana, tubwire Imana icyo cyifuzo cyiza, tugihe Imana, tubwire Imana ngo mwami turashaka kuzataha. Twamaze kumenya neza ko nubwo duhura n'ibibazo, nubwo duhura n'ibigeragezo, nubwo duhura n'ingorane, nubwo duhura n'ibidafite umumaro bikadusubiza inyuma, bikadukura muri uru rugendo, ariko twongeye kubyibutswa. Ubundi dusanzwe tubizi
ariko twongeye kubyibutswa ko iyi si atari iwacu, ku munsi umwe twese tuzataha, umuntu azayagera kurareye agasohoka, ubundi bisi igakomeza. Ariko ndagira ngo twese dusenga Imana ku bw'iki cyifuzo cyiza, tubwire Imana ngo mwami uzaduhe imbaraga zo kugira ngo tuzakubone, kugira ngo tutazatakaza ingororano z'imirimo yacu, ibyo twakoze bikabipfabusa. Imana idufashe cyane kandi ikomeze idushyigikire. Turagushimiye cyane mwami Yesu, turagushimiye mwami kuko duhaye uburyo bwiza bwo kumva aya magambo tukiri bazima, tugihumeka umwuka bazima mu izina rya Yesu Kristo. Turabizi neza kandi twongeye kubyibutswa ko burya tuzataha, ko iyi si atari iwacu. Mwami, kandi ijambo ryawe umugaragu wawe yaravuze ngo imibabaro y'iki gihe ngo ntabwo ikwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzahishurirwa. Rimwe na rimwe turababazwa, rimwe na rimwe turageragezwa, rimwe na rimwe turahangayika, rimwe na rimwe mwami dushaka kumva iyi nzira yawe twayivamo. Ariko ndakwinginze kugira ngo uduhe imbaraga, ushoboze aba bagabo bahagurutse imbere yawe, usohoze aba bagore, ushoboze aba bana b'abakobwa, ushoboze abana b'abasore, ushoboze abana batoya. Urubyiruko rwacu turarusengeye, turunyaze Satani, turukuye mu maboko y'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze ngo twese ikintu twakwifuza ni kimwe mwami, uzaduhe iherezo ryiza. Umugaragu wawe umunsi umwe ngo icyampa iherezo ryanjye rikazaba nk'iry'abakiranutsi, iherezo ryanjye rikazaba nk'iry'abagukoreye, iherezo ryanjye rikaba nk'iry'abantu babikiye ijambo ryawe mu mitima yabo kugira ngo batagucumuraho. Iby'isi biradukurura rimwe na rimwe bikatwibagiza nyamara ko iyi si atari iyacu. Iby'isi biradukurura rimwe na rimwe bikatwibagiza ko hari igihe tuzayivamo. Iby'isi biradukurura tukumva twayitindamo, nyamara mwami ngo iyo turi abashyitsi n'abimukira, kandi ntabwo dukwiye kuyigundira cyane no kwirata mwami no gukora ibidafite umumaro mwami, kandi turi iw'abandi. Ahubwo duhe guca bugufi, uduhe kugira ubwenge bwo kumenya uburyo dukwiye gukorera ijuru. Haleluya. Reka mwami, haleluya, izina ryawe Yesu, imbabazi zawe zazindugira, ndakwinginze kugira ngo zitubonekeho. Urakoze rero kugiye kubana natwe, urakoze kugiye kutugira neza, kubw'izina rya Kristo Yesu urakoze, tubyamaje kandi twizeye. Amen, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha cyane. Reka rero